Hello once again, ndi Pupu. Ikiganiro Bookstore yine on TTV. So tugiye komeza kubana. Nongeye kuguha ikaze wowe dukurikirana buri munsi by'umwihariko ugakurikirana ikiganiro Bookstore utirengagije n'ibindi biganiro usanga kuri on TTV. Uyu munsi rero mumaze kubimenyera ko iyo nafite igitabo of course tuba turi buganire tukareba nyuma yuko umusomyi cyangwa se yuko umuntu asoma ibitabo akanumva inkuru zo mu bitabo akwiye kubaho gute. Muri buno buzima rero ntago twahora mu bitabo, dukeneye no kurelaxa, dukeneye no kuva mu bitabo tukareba ibiri hanze y'ibitabo koko bihura n'ibyo dusoma mu bitabo. Nkuko mpora mbibabwira ko ibyo dusanga mu bitabo ntaho bitaniye cyane n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu ngira gutya nkabasomera ibitabo nkageraho nkanyuzamo tukareba koko tukagenda duhuza ibyo dusoma mu bitabo ko bihuye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero reka ndagira ngo turebere hamwe uburyo ki muntu abayeho guhera ku wa mbere, guhera ku itariki ya mbere agasoza ukwezi, agasoza icyumweru, umwaka ugashira imyaka 2, muntu akora, muntu ashaka kuba undi muntu, ashaka kugira izina yubaka. Ni ukuvuga ko iyo umuntu amaze kugira ubwenge, umuntu atangiye gutekereza ko yashaka ikintu akora, igihe cyose yatangiye gutekereza ibyo bintu abaho atekereza ngo iki kintu nagikora kigakomera gute. Nta kundi kuntu abantu baremetse, nta kundi kuntu umuntu aremetse, ntatandukanye n'inyamaswa, kuko inyamaswa yo nta kindi kintu ibitekereza. Ariko umuntu wabahora atekereza ati ejo bizagenda bite, ejo nzabaho nte, abazankomokaho bazabaho gute. Ni gute nakubaka izina, ni gute nakubaka izina rigomba kuma icyubahiro nkakomeza kubaho undi umuntu w'umunyacyubahiro. Nibyo turi bugende tugarukaho turebe. Iyo witegereje neza usanga rero ibi bintu ngiye kubabwira ni ibintu byacu bya buri munsi, ni ibintu bya muntu buri munsi. Akazi kose waba ukora umuntu aba akeneye kubaka izina. Umuntu atekereza business akavuga ati ngiye gukora umushinga runaka, akawutekereza akawushyira mu bikorwa. Iyo atangiye gukora ikintu kitakimuza mu mutwe nta kindi. How can I build my reputation? Ni gute ari bwubaka izina, ni gute ari buze kuba umuntu ukomeye bakamenya ku izina runaka. Eka dutanga urugero, hari ingero nyinshi z'abantu baba barubatse amazina kubera ikintu bakoze, kubera business bakoze, kubera izina, kubera ikintu nyine cyamugize iryo zina. Like ngira ngo murabizi dufite Sina Gerard. Gerard ni umuntu wubatse izina ku bijyanye n'urwibutso, afite product z'urwibutso nizo zamuhaye izina nyine rya Sina Gerard. None iryo zina rye ryatumye yamamara, ibintu akora bituma yamamara. Buriya utekereje neza ukaganira nawe usanga yirinda buri kimwe cyatuma izina rye ryandura. Afite icyubahiro, ahora atekereza niki cyatuma icyubahiro cyanjye kitajya hasi, niki cyatuma izina ryanjye ritajyaho icyasha. Niko muntu ateye. Hari n'abandi bintu bici tuzi banditse amazina, niko tubivuga. Banditse amazina yaba muri ubucuruzi nkuko nababwiraga Sina Gerard, yaba mu buhanzi, mu bukinnyi bwa film. Buriya muntu wese wubatse izina ku buryo ushobora kujya ahantu mu karere kamwe ugasanga abantu hafi ya bose baramuzi. Utekereza ko abayeho gute? Iteka ryose iyo yicaye abatekereza yirinda ikintu cyose cyamwanduriza izina, yirinda ikintu cyose byashyira icyasha ku cyubahiro afite. Ese wowe nkurikirana muri Bookstore ushobora kuba ubayeho muri kano kanya uri kunkurikira wibereye mu mirimo yawe cyangwa se wibereye no mu rugo, bitewe n'impamvu zitandukanye z'ubuzima ushobora kuba ahantu hatandukanye. Ariko se wowe ni gute ushaka kubaka izina ryawe? Kuko kurinda izina ryawe ni kimwe, ariko no kuba iryo zina ryawe uri buri gumana uko rimeze ni ikindi. Kuba witwa runaka, kuba ukora ikintu runaka ni ikintu kimwe, no kuza kuguma kuri icyo kintu ni ikindi. Ni gute uzubaka izina ryawe? Ni gute uzashyiraho icyubahiro cyakavuga ati ngiye iki cyubahiro nicyo cyanjye. Icyubahiro gishobora gushingira ku bintu byinshi, kuri business, ku muryango wawe, ku gihugu cyawe, no ku bintu byinshi bitandukanye. Kugira ngo rero urinde icyo cyubahiro watewe n'izina wubatse, ni gute wabigenza? Ukeneye se ubundi kubaka irihe zina? Nabahaye urugero rwa Sina Gerard ko yubatse izina, turamuzi yaramamaye nkuko bajya bavuga. Nta muntu utamuzi, iyo umuvuze abantu bose baramumenya.
yubatse izina mu kintu cyiza cya business, kandi business ye ni nziza kuko iyo urebye product ziwe ubona ko zujuje ubuziranenge. Ariko se wowe ushaka kubaka izina nkande? Hari n'abandi bantu tuzi baba barubatse izina mu bintu bibi. Ngira ngo muri kino gihe cyo niyo uvuze ngo umuntu ni umustar, abantu benshi bafite ukuntu babyumva batavuga ati buriya yararangiye, asigaye anywa ibimogi, asigaye ari umusambanyi, asigaye agira iki, ibintu nk'ibyo. Ariko se mu by'ukuri izina ryawe ryubaka gute? Ntago kubaka izina, ntago kuba umunyacyubahiro bigendera ku kuvuga ngo ni ibintu ukunda kurya. Reka reka, niba uri umunywa urumogi, niba unywa urumogi, niba umuntu anywa amatabi, niba umuntu anywa inzoga nyine yihora yasinze, iriya zina ari kubaka ntago ari ryo nshaka ngewe ko abantu bakurikirana Bookstore baba bazi. Nge ntago nifuza ko mu sosiyete nyarwanda, ni nabyo ariko n'ubundi ntago muri sosiyete nyarwanda aho dutuye dukeneye abantu bavuga ngo yubatse izina seriye. Izina kuvuga ngo ni umusinzi, ngo ni umusambanyi. Turabazi, tuzi abakobwa benshi babeshejwe no kuba bigurisha, akaba yubatse iryo zina pe, nimba ngo bakeneye umuntu bibasha, niba bakeneye umuntu muri ako kazi akaba ari babajyana. Ariko mu by'ukuri nge ntago ari iryo zina nshaka kuvuga. Nge ndi gushaka kugaruka ku izina rizaguhesha icyubahiro ahantu ariho hose ugiye, ku buryo utazaterwa isoni no kuba waranditse iryo zina. Kugira ngo wubake iryo zina biragusaba ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo bigende ngarukaho. No kugira ngo rya zina rigumane uko nababwiye ko ari ikindi, biragusaba no gukora cyane kurusha uko wakoze uri kuryubaka. Kuko kuryubaka ni kimwe, ariko kurigumana nicyo gikomeye. Kurigumana ritari icyasha, ritariho umwanda, abantu badatangira kukuvangira mu byo washaka kugeraho. Kugira ngo wubake izina ryiza, haba muri business, muri politiki no mu buzima busanzwe, ikintu cya mbere ukeneye ni ukwiyubaha. Wowe ubwawe ukiyubaha. Kubera iki Perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame akunda kuvuga ngo nta wakubaha utiyubashye? Natwe ubwacu turabivuga. Ni ukubera iki? Azi neza ko umuntu akubaha ashingiye ku buryo akubona. Kugira ngo wubake izina ryawe uzabashe kugira icyo cyubahiro, ni ukuri ubanza ukakiha, ukiyubaha, ukiyumvamo nyine ko uri umuntu wo kubahwa. Iyo wumva ko wisuzugura rero, nta nubwo ubasha kwiyubaha, ukora ibyo ushaka, ukiyandarika, ntabwo uzigera wubaka izina. Kuko iyo watangiye kwiyandarika bikugiraho ingaruka, ndaza kubibabwira ukuntu bikugiraho ingaruka iyo wamaze kugira izina. Ikindi kintu ukwiye kwitaho, ukwiye kwirinda kubaho usaba. Niba ushaka kuba umunyacyubahiro guys, please, niba ushaka kuba umunyacyubahiro, ushaka kubaka izina, irinde gusaba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sinzi niba mujya mubibona abantu ukuntu duteye, ukuntu umuntu ateye. Umuntu iyo yigeze kukubona mu kintu kimwe kibi, ni ukuvuga ngo ibintu bibi tubyandika ku rutare, byiza tukabyandika ku musenyi. Why this? Umuntu iyo akubonye ikintu kibi gusa, ikintu kimwe kibi gisiba ibihumbi igihumbi ijana, ibintu ibihumbi n'ijana n'amagana byiza kuziho. Ahubwo cya kintu kibi kimwe kikabisiba. Ariko ibintu byiza igihumbi ntago bizasiba cya kintu kimwe. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko tuba twarafashe ibintu bibi, nibyo bita bitanga isura mbi cyane kurusha isura nziza wabonye. Mu minsi yawe ubaye utarubaka izina, ukwiye kwirinda gusaba, kugira ngo ejo n'ejo bundi utazagaragara nabi, utazagira isura mbi. Iyo ukunda gusabiriza nta cyubahiro ubona. Na bano bantu baba beggars tubona ku muhanda, aba petitioners, kubera wenda ubuzima bwanze, kubera impamvu zitandukanye, nta cyubahiro bafite. Kuko niyo umuntu agiye kumuha, usanga hari umuntu ujya kumuha akagira gutya akanaga. Usibye ko that's not good. Ntago nizera ko, ntago nzi neza ko abantu bakurikirana Bookstore kuri Onti TV hari umuntu ujya guhereza umuntu ngamujugunyire. Biriya bintu nibi ntago ari byiza. Uriya muntu icyo ushaka kuvuga ntago yubashywe. Noneho tekereza nawe nimba uri wa muntu usaba, utari uko noneho uri ikirema, atari uko ufite n'ikibazo cy'uburwayi, kandi ushaka kubaka izina. Iyo usaba ntabwo ushobora kubaka izina, ntabwo ushobora kugira icyubahiro. Ikindi kintu ugomba kwirinda nshuti yanjye, wowe nkurikiranye, niba uzwi ushaka kuba undi muntu ukamera nk'abandi bantu b'abasitari bafite ibintu bagezeho, ukwiye kurinda ururimi rwawe. Wayo ururimi? Ururimi n'ubu ngubu ndimo ndavuga, ejo n'ejo bundi aya magambo, ibintu uvuga uyu munsi nibyo bikubaka ejo cyangwa bikagusenya. Ubuzi ko ubayeho gutya, ushobora gusanga ubayeho gutya kubera ko hari ijambo wavuze iminsi yashize ari ryo ryakugejeje aho hantu, haba ari ahantu heza uri kano kanya cyangwa ahantu haba wageze. Ni ukuvuga ko ururimi rwawe rushobora kukujyana ahantu heza utigeze utekereza, cyangwa rukakujyana n'ahantu waba utigeze utekereza. Tuzi ko hari abantu benshi bajya batanga ibibazo byabo
kubera ukuntu yabashije kuvuga ikibazo cye kikumvikana agafashwa. Ariko hari n'abantu bagenda bagatanga ibibazo byabo haba umuyobozi bikamara imyaka na nyakaka bikanibagirana. Why? Ni kuvuga ngo ururimi rero iyo ushaka kuba umuntu ukomeye umenya amagambo uvuga n'ibintu utavuga. Ibintu uko ari bitatu nibyo bintu by'ingenzi ngiye shaka kukubwira uyu munsi. Iyo umenya amagambo uvuga bikurinda iki? Bikurinda kuba utazisubiramo ngo noneho ushake kugaruka kuri bya bintu wavuze udafite ukuntu wabigorora, like ko bavuga mu Kinyarwanda ngo akarenze umunwa karusha ihamagara. Iyo wavuze ijambo ntabwo ushobora kurihindura, nta nubwo ushobora kumvisha umuntu ko wacitswe, kuko bavuga ko ugomba kugaragara ururimi rwawe inshuro 7 kugira ngo ubashe gusohora ijambo. Iyo bavuze gutyo bashatse kumvisha ko ugomba gutekereza koko ukeneye kuvuga ibyo bintu cyangwa se kutakeneye kubivuga nimba biri buze kugira akamaro. That's why iyo wavuze amagambo mabi birakugora kuba umuntu ukomeye. Iyo hari amagambo wavuze atari agaciro kandi ugiye ku muntu w'agaciro, ugiye ku muntu w'umunyacyubahiro, ugiye kubaka izina, ya magambo bya bintu wakoze ahahise hawe biragenda bikakugarukaho, bikakugira bikamera nk'ukuntu umuntu yaba yambaye umwenda wera hakajyaho nk'ikintu cy'ikizinga kandi ntago gipfa kuvaho. Niyo mpamvu ukwiye kurinda ururimi rwawe ukamenya ngo ngiyewe ngomba kuvuga ibi bintu. Sometimes ntunavuge, instead yo kugira ngo ibintu wavuze bizabe ibibazo bizakunanire kubisobanura mu gihe wabaye undi muntu, wagakwiye kwicecekera ugatuza. Like uko mpora mbibabwira ko gutuza buriya nibyo byiza, ko gutuza bisobanura ibintu byinshi ariko ntago biteza ibibazo byinshi. Ni ukubera iki rero umuntu wese ushaka kugira icyubahiro, umuntu wese ushaka kuba uw'agaciro akwiye kwirinda ibintu byose bizamugaruka. Ni ukubera ko ibyo bintu iyo bikugarutse icyubahiro cyawe gisubira hasi bikarusha kukuba noneho utarigeze uba umunyacyubahiro. Uba umeze nka wa muntu uba nk'umuntu uba ari hejuru mu bushorishori akagwa hasi atarubashe kwiramira, nta n'umuntu uri hafi ngo akuzamure. Nicyo kintu kikubaho iyo wigeze kubaho umunyacyubahiro ukagwa noneho ugwishijwe n'ibyo witeye, ugwishije n'ibyo wivugiye, ugwishije n'ibintu wikoreye wowe ubwawe n'abantu wasuzuguye, ibintu byakubayeho utaruzwe bizakugaruka. Icyo nshaka ni iki? Ntago ntekereza ko umuntu ukurikirana Bookstore niba dusomana ibitabo buri munsi tukagenda tuganira tukareba ibyo abahanga banditse, ariko ugashobora kuba utakiyubakira izina waba mu bintu bitandukanye, ukeneye kubaka izina rimeze rite? Wowe ushaka kubaho umeze gute? Impamvu nawe ubishije gukora biriya bintu bitatu rero by'ingenzi. Ikintu cya mbere, amagambo wavuze niyo agusenya nk'uko nabibabwiye. Iyo ari mabi, iyo umaze kugera hejuru aragusenya akakumanura. Sinzi niba mujya mubera ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bagenda basenywa n'ibintu bivugiye. Ugomba kwirinda ukarinda ikintu cyose cyakanduza izina ryawe. Guys, niba hari igitekerezo, icyifuzo cyangwa inyunganizi, igitabo wifuza ko tugusomera n'ibindi byinshi bibazo wibaza muri wowe udasobanukirwa, comment nicyo zibereyeho. Jya muri comment utwandikire utubwire natwe tuzagusubiza. So guys, what I was telling you was this: if you have a reputation, if you have to protect your reputation, you don't have to talk more words. You have to be serious. You have to mind what you do, because whatever you do now, whatever you do for today will makes you another person for future. So guys, protect your reputation, because your reputation, it's you. It makes you being a strong person. So guys, make sure you subscribe, like, share and comment. Ciao. On TT.